dore rimwe mu ikosa utagomba kuba wakora nyuma yo kuba wasenga. Rero bumwe mu buryo bwa mbere abantu babasha kuba bavugana n'Imana, bimwe mu buryo bwa mbere bw'ibanze kandi bunahambaye cyane, ni uguca mu masengesho. Kandi n'ijuru rikunda kuba ryabasubiza, kandi Imana ivuga ko ndetse iha agaciro abo bantu babasha kuba bamenya ndetse inzira zayo, inzira z'ijuru. Yewe ari no guhimbaza, aho naho habamo uburyo bwo kuba wabasha kuvugana n'Imana no kusabana nayo. Ariko muri ibyo bintu byose hari bimwe mu bintu bikomeza kwa gusenga kwawe, kwa guhimbaza Imana kwawe, ndetse nyuma y'uko wari umaze kuba wasenga wakora rya sengesho ryawe, ugasanga rimwe na rimwe hari ibintu bisa nkaho bidindiza rya sengesho ryawe. Niyo mpamvu muri message tugiye kuba twarebera hamwe amakosa agera mu 10 utagomba gukora nyuma yo gusenga. Ibi byose rero mbere na mbere kugira ngo tubikore, banza ukore like na subscribe niba utarabikora. Ibi ni bimwe mu bintu by'ibanze, kandi uze gusiga igitekerezo cyawe muri komanteri, tuze kuba twagufasha, cyangwa se niba ari n'isengesho n'ibindi byose twagufasha kuri bya bintu by'ubwenge buri munsi nkunda kubahereza. Nanjye William Vision. Reka ntabwo ndi butinde rero, reka duhere ku cyambere. Nurangiza gusenga, ikintu cyambere utagomba gukora ni ugushidikanya ku bushobozi bw'Imana mu gihe urangije gusenga. Kugira ngo manze nkubwire neza, kuko iyo ugiye gusenga uba uzi neza ko Imana izi ibyo ukeneye kandi iri buze kuba yabiguhereza. Kandi murabizi neza ko twasezeranijwe n'Imana ko nituza tukaza bwisengesho tugasaba nk'uko ishaka, izaduha ibyo dushaka byose. Uko niko kwiringira rero n'ibyizero ndetse no kwizera kwawe kugomba kuba kuri aho ngaho kumeze gutyo. Ariko niba wagiye mu isengesho nyuma yo gusenga, wumvaga gusenga wari ufite imbaraga uri gusaba Imana kandi byuzuye, ariko nyuma yo gusenga ukumva utangiye gushidikanya no gushidikanya ku bushobozi bw'Imana ko itari buze ko gukora ibyo bintu, ubu usa nkaho uciye amazi rya sengesho ryawe ryose wasenze. Ukimara kumva ko ukimara gusenga ugahita ushidikanya ku bushobozi bw'Imana nuko Imana itabikora, uba uciye amazi rya sengesho ryawe. Ni nayo mpamvu rero gushidikanya ntabwo bigomba kuba mu mutima w'umuntu wizera, kuko iyo bigeze muri wowe, ibyo rero bitangira kuba byagenda bikoramo buri gice cyawe cyose cyo mu buzima bwawe ugomba kwitondera, kibasha gutuma nyine bya bintu Imana ari bigukorera bibasha gukunda, kuko kwizera niko gutuma ibyo bintu byose biba nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Kuko n'ijambo ry'Imana ribitubwira muri Yakobo wa mbere ibice byaho 6-7, yaravuga ngo ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanwa, umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana. 8 naho haravuga ati kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Ibyo rero niyo mpamvu nawe utagomba kujya ugira imitima ibiri mu gihe uri gusenga, cyangwa se mu gihe uranje gusenga. Gira kwizera Imana, ureke gushidikanya, ntuzigere ushidikanya ku bushobozi bw'Imana. Gushidikanya rero niko ramuka kugeza mu mutima wawe kuzagushyira kure y'Imana. Rero Imana yanga umuntu ushidikanya, kubera ko Imana ibishaka ko ugomba kumenya ko Imana ntabwo igitsindwa, ntabwo igineshwa. Niyo mpamvu nyuma yo gusenga ugahita ushidikanya, amasengesho yawe ntabwo aba agikunze. Rero kugira ngo ushidikanye, tangira ukora imyitozo yo kwizera kandi wizere neza mu Mana muri Yesu Kristo. Icya kabiri ni ukwihutira kuva imbere y'Imana. Rimwe na rimwe uzasanga aba bantu ari byo bakunda gukora, wenda reka mbisobanure mu buryo bwihuse uri bwumve. Gusenga ni uburyo bwiza bwo kuba twavugana n'Imana. Bivuze ngo rero aho ngaho biba bivuze ngo wowe uri kuganira n'Imana. Rero abantu benshi bazi ko isengesho ari ukugenda ukavuga ibintu byawe byose, ariko ntusige n'akanya k'Imana. Buri Imana niyo igomba kuba yakubwira ikagusubiza. Jya ushakira umwanya Imana mu isengesho ryawe, mu gihe uri gusenga, mu gihe uri kuvugisha Imana, jya ufata igihe unaha Imana umwanya wo kuba yakuvugisha. Wikihutira kuba wumvishe kuvuza ibyawe gusa ugenda, tegereza n'Imana igusubiza. Abenshi batekereza ko Imana itagusubiza ku kanya, ariko yabikora. Abantu benshi bakunda kwihutira guhita bava imbere y'Imana rero batarabasha kumva n'icyo Imana babwira. Abenshi bagakura ibintu byo guhubuka, nyuma yo gusenga ugahita ubona aranje gusenga ahise ahubuka arirukanka, kubera ko baba babikoreze mu muvuduko mwinshi no guhubuka birukanka. Abami ba mbere ibice bya 19:12 aravuga ngo hanyuma y'igishyitsi hakurikiraho umuriro, ariko Uwiteka yari atari mu muriro. Hanyuma y'umuriro haza ijwi ryoroheje ryituza, cyangwa se ijwi ryituze rya jwi ryoroheje riza ryongorera.
wumvishe uko Imana ivuga. Wikihutira rero guhita uva imbere y'Imana. Ahangaha ni igihe Imana yari igiye kuvugisha Samweli, yamuvugishije mu ijwi rito ryoroheje. Rero nta ntuzihutire guhita uva imbere y'Imana, kuko Imana igivuga kandi igigusubiza. Niyo mpamvu nawe udahita ugomba guhita uva imbere y'Imana ku kanya. Jya utegereza Imana nayivugane nawe, uyitegereze kandi wizeye, iragusubiza nta gushidikanya. Ikindi kintu cya gatatu utagomba gukora nyuma yo gusenga, cyangwa se amakosa ugomba kwirinda kwa bantu, cyangwa se kutihangana. Iki ni kimwe mu bintu ugomba kwirinda. Igihe cy'Imana ni igihe cyiza, nta nubwo icyo gihe cy'Imana gikurwaho n'ibihe byacu. Twebwe ari igihe tujya tuvuga ngo birarangiye, ibintu birandenze, nta garuro. Icyo ni igihe cy'abantu, ariko igihe cy'Imana cyo gihora kiri on top, gihora kiri hejuru y'ibyo bintu byose. Niyo mpamvu wowe kubona ibintu birangiye imbere y'Imana nta kiba kirakaba, mu nshuti wanjye, mugenzi wanjye, ugomba kubimenya. Ugomba kumenya ko igihe cy'Imana kiruta ibi bihe byacu. Ntabwo ibihe byacu bihagarika igihe cy'Imana. Niyo mpamvu ugomba kwihangana. Niyo mpamvu nshaka kubwira hano, inzira z'Imana zirenze inzira z'abantu kure cyane. Nta nubwo ko Imana ikora ibintu n'uburyo Imana ikora ibintu, nta nubwo abantu babasha kubisobanukirwa ngo babashe kuba babimenya, kuko ni ibintu bihambaye cyane. Igitabo cy'Umubwiriza ibice bya 11 umurongo wa 5 havuga ngo Imana inzira zayo zirahambaye, zirenze n'uko wowe wabyibwira cyangwa se ko wabitekereza. Uko Imana ibivuga kwa kundi ikabaza ngo ese hari umuntu wabuze ukuntu amagufa y'umwana kurira mu nda y'umubyeyi akaboneka, umuntu akava mu wundi? Biriya bintu ni ubuhanga bw'Imana. Uko Imana ikora biriya rero ni nako yakora n'ibindi birenze wowe utabasha gutekereza. Imana iteka itanga isezerano ku bantu bayo. Niyo mpamvu iyo dusezeranije rero iryo sezerano rikava ku Mana rikatuzaho, twebwe icyo tugomba gukora ni ugutegereza kugeza igihe kwerekanwa kwaryo ndetse no guhishurwa kwayo kugeza kwayo masezerano guhishurwa. Niba urugero rye mu isengesho ugasaba Imana ko igufasha mu bijyanye n'ubutunzi bwawe, hari igihe usanga undi muntu rero ahise ajya kwishakishiriza ubundi buryo bwe ku giti cye yarabisabye n'Imana. Iri ni ikosa utagomba gukora, ko gusuzugura amabwiriza y'Imana harimo igihano gikomeye cyane. Rimwe na rimwe ushobora kubonamo ingaruka zikomeye, kuko iyo wishakishiriza uburyo bwawe biba bivuze ngo ntabwo Imana ariyo wishingikirije, ahubwo wishingikirije ku bushobozi bwawe. Ugomba kugera kuri rwa rwego rwo kuba umeze gutyo uvuga ngo kabone n'ubwo byatwara imyaka n'imyaniko cyangwa se uko byagenda kose, ko ugomba gutegereza Imana ikaba yabikora. Uko niko ugomba kumera. Zaburi ya 27 umurongo wa 14 aravuga ngo tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Ikindi kintu cya kane ni ukunanirwa. Ikindi kintu cya kane utagomba gukora, cyangwa se abantu benshi usanga byabananiye, ni ukunanirwa gushimira Imana. Ibi ni bimwe mu bantu benshi bakunda kwirengagiza. Turabizi ko Imana ibasha gukora ibintu byose kandi ikabikora mu buryo buhambaye, bwiza kandi bwagutse rwose. Niyo mpamvu tugomba gushimira Imana muri byose, muri buri kimwe cyose, muri byose nk'uko ijambo ryayo ribitubwira. Rero mu masengesho tubwira Imana ibyo dukeneye n'ibyo twifuza, rimwe na rimwe uzasanga abantu bibagirwa gushimira Imana, kandi ari byo bintu biza imbere, kandi ari byo bintu ndetse by'ibanze abantu tugomba kwitondera. Ariko kimwe mu bintu tugomba kuba twamenya ni uko gushimira Imana ni kimwe mu bintu byerekana ko dukunda Imana kandi tunayemera kandi tugumana nayo. Se amasengesho yacu nituramuka buri munsi tuyarambirije ko ibyo dusaba ari uko Mana usasanga buri munsi ngo Mana ibi ngibi, ariko ugasanga mu by'ukuri nta gihe ujya ufata ngo ushimire Imana urebe n'ibyo yagukoreye. Ukabona n'uyu munsi buri munsi ukabona uro kuvuga ngo Mana njya mbibabwira ku bantu bakurikira kuri poste zanjye hano, njya mbibabwira. Niyo mpamvu nawe ugomba kujya ushimira Imana, nawe tugera muri commentaire ushimira Imana, kuko ni bimwe mu bintu by'ibanze abantu benshi birengagiza. Imana bayifashe nkaho yirabahereza gusa, ibindi bikabirangiriyeho, kandi Imana niyo gushimwa. Imana rero dushimira Imana rero biba bigaragaza ko twihaye Imana mu buryo bwuzuye. Buriya Dawidi buri munsi yahoraga ashimira Imana, agacurangira Imana, ashimira Imana ubuzima bwe bwose. Yewe na mbere yuko ajya mu rugamba ibi yarabikoraga. Abafilipi ibice 4 umurongo wa 6 haravuga ati ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima Imana.
kuko Imana itora muri kwa gushimira kw'abo bantu, cyangwa se itora muri ba bantu bahora bayishimira. Imana ibituye muri ayo mashimwe yawe. Rero gushimira kw'Imana kugomba kuba kuri muri ibi bihe, mu bihe byiza no mu bihe bibi. Amashimwe y'Imana no gushimira Imana bigomba guhora ku minwa yawe. Nibyo bintu wakabaye uhora uvuga ushimira Imana. Wishaka gushimira Imana ngo kuko imigisha yakugezeho, shimira n'ubu ngubu. Himbaza Imana buri masaha, buri munsi, buri minota, buri masegonda. Shimira Imana. Amashimwe yawe yerekeze mu ijuru. Shimira Uwiteka. Shimira Imana kuko yumva amasengesho yawe, kandi shimira Imana kuko yumva amasengesho yawe, kandi ikaguha n'ijambo ry'amasezerano ku buzima bwawe, ariyo jambo ry'Imana rihora ryayo nyine, rihora riguhumuriza, riguha n'imbaraga y'ibyo izagukorera. Shimira Imana. Ikindi kintu cya gatanu utagomba gukora ni ugusuzugura amabwiriza y'Imana, cyangwa se ibyo Imana igutegeka. Rero nyuma yo gusenga haza amabwiriza. Iby'ibintu byose Imana ishaka kuba yakorera mu isi, iguha amabwiriza y'icyo gukora. Rero Mose yagiye akora ibitangaza muri Egiputa, mu butayu, kubera ko yagiye yubahiriza amabwiriza Imana yose yagiye imuhereza yose akayakurikiza. Mu gihe usenze Imana ikaguha amabwiriza, yubahirize. Ntabwo biba byoroshye, ariko nicyo gihe cyo kugira ngo uyubahirize. Rero gusuzugura ni icyaha. Ubwo Imana yanga icyaha, rero Imana itera umugongo abo banyabyaha. Rero gusuzugura cyangwa se gusuzugura bisobanuye iki? Ni ugusuzugura imigisha wari warasengeye, ndetse ukabana ntuyibonye, ahubwo wari gusuzugura. Nicyo bita kuba uri gusuzugura, kandi ugasuzugura Imana. Ibyo wari uri gusengera ukabona bisuzuguye. Imana izahora igukora ibintu bidasanzwe, cyane cyane uramuka wubashye amabwiriza y'ibyo iguhereza gukora. Niyo mpamvu Yakobo wa mbere ibice byaho 22 avuga ngo, ariko nimujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, ahubwo mujye mubikora. Ubwo bimeze bityo, mwiyambura imyambaro yose y'ububi busaze, mwakirana ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe, ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Niba ushaka rero ko Imana igukorera ibyo ushaka mu buzima bwawe, ubaha ibyo Imana ikubwira, ubaha amabwiriza y'Imana, ubaha ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Murabyumvishe Yakobo wa mbere ibice 22 ngo nimukumva ibyo ijambo ry'Imana rivuga gusa, ahubwo muryumve munarikurikize mutishuka. Ikindi kintu cya gatandatu, kuba umukristo cyangwa se kuba kazuyazo, ukaba icyo bita lukewarm. Buri sengesho ntabwo ari ibintu byose biba birangiriye, ahubwo hari n'ibindi byo gukora. Rero kuba kazuyazo ni ryari? Ni cya gihe uba uri mu isengesho umeze neza, ariko ugahita ukurikiza indi myitwarire itari myiza nyuma y'isengesho. Yesu Kristo ubwo yarivugiye ngo abo badashyushye badakonje, abo bose azabaruka bashugunye hanze. Niyo mpamvu nyuma yo gusenga ugomba kuba maso, kandi witonze kugira ngo utaba lukewarm, utaba kazuyazo. Ego urugamba duhangana narwo ntabwo ruhita rurangira ako kanya nyuma y'uko urangije gusenga, ahubwo nyuma yo gusenga uzabona ibitero byinshi by'umwanzi ashaka kuguca intege. Niyo mpamvu Satani atera ameze nk'intare, ashaka kuwaconshomera. Abo bari maso nibo bazabasha gucika ndetse no kurokoka ibyo bitero by'umwanzi. Niyo mpamvu nyuma yo gusenga ba maso, yaba ari mu buryo bw'umwuka, ndetse ikindi amaso yawe uyahanga Imana. Ibi rero ushobora kuba watangira kuba wakora iki kintu, cyangwa se ugatangira kugisoma ijambo ry'Imana ukaritekerezaho igihe kinini, utekereza ibintu by'Imana, ikindi ugasengera no mu mwuka. Petero wa mbere ibice 5:8, mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kuwaconshomera. Ku bantu mushaka kuba maso no kwirinda, mwirinde ibisindisha. Impamvu uyu murongo nkubabwiye kugira ngo wirinde ibitero by'umwanzi, sinzi ko rero waba uzi neza ko hanze hari intare, kuko wumvishe ko birivuga ko Satani ari nk'intare iryana iri hano hanze, mbi kandi igambira ibibi. Sinzi ko waba ubizi neza ko intare iri hanze, maze nawe ukagenda ukifatira icupa ukanywa inzoga ukisindira, kandi ubizi neza ko hari intare iri hanze ishaka kuguconshomera, ishaka kukumira bunguri. Sinzi ko rero wagenda ugafata akayoga ukaba uri kwigarura, ukaba umeze neza, ufite amaso, uzi ubwenge, ntabwo yajya muri ibyo bintu. Uzi neza ko intare iri hanze yaza kukurya, cyangwa se ikaguporeza wowe n'umuryango wawe. Ibi rero nabikubwira ngo rero nawe ntuzafatwe ngo ugende uba uri mu gatama umeze neza, ngo uzafatwe bitunguranye. Ba maso, stay alert. Ikindi kintu cya karindwi ugomba kwirinda cy'igikosa abantu benshi bakunda gukora nyuma yo gusenga, gushakisha ibisubizo hanze yo kubishakira ku Mana, kure y'Imana. Turabizi Imana ni umwami ishobora byose, ni gitare. Rero Imana ntabwo ikurwaho n'ako kababaro no guhangayika kwawe.
ntabwo ibyo bikorwa byawe uri gufata bitunguranye byihuse n'imyanzuro yawe ari isa nkaho itera ubwoba Imana. Oya, Imana izagaragaza imbaraga zayo mu gihe cyayo kandi mu gihe bishakiye. Rero ku bantu benshi bizera bajya babona gutegereza Imana bisa nkaho birarambiranye, bikarangira ubwabo bishakiye uburyo bwabo. Cyane cyane mujya mubibona abashaka akazi bikarangira batanze ruswa ngo babone akazi, abashaka cyangwa se abandi abashaka abagabo bikarangira bamwe bishingiye, abashaka abana bikarangira bagiye kuryamana hanze y'ingo zabo. Ibyo murabizi abantu benshi uburyo bishakira ibisubizo byabo mu buryo bwabo bikarangira havuyemo umuvumo. Mwabibonye kuri Aburahamu ndetse n'abandi. Mu gihe wari utegereje Imana rero cyagiye kuba utegereje Imana ukabona nyine ntije mu gihe ubwawe wari ubyiteze ko aribwo biri bukunde, ukabona sibwo bikunze, bira ntabwo bisobanuye ko Imana yagutereranye. Oya, we nuko uba wayihaye igihe cyawe, ariko Imana igira igihe cyayo. Rero gushakisha ibisubizo mu buryo bwawe cyangwa se no muri tekinike yawe biriya byerekana ko utizera Imana, kwishakishiriza ibisubizo. Iyo rero ibi bintu bikozwe n'umukristo agafata iyo nzira yo kwishakira ibisubizo ku giti cye atabishakiye ku Mana, ibi bibabaza Imana cyane. Niyo mpamvu Imigani ibice byaho 3 umurongo wa 5 wa 6 avuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ubwenge bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya gukomeza mu nzira zawe zose ndetse anakuyobore, kandi akuyobore mu nzira zawe zose. Imigani ibice 3 umurongo wa 5 wa 6. Rero ibintu bikubwire kugira ngo ubashe umenya ubwenge, kubera ko Imana ikora mu gihe cyayo ntabwo ikora mu gihe cyawe wowe ubwawe utekereza. Irindi kosa utazakora ni ikosa rya 8, cya gihe ushaka icyumba cyawe muri wowe cy'ubwoba. Buri muntu wizera Imana ntagira ubwoba. Gikoresha umwanzi Satani akoresha agiye kwataka uwizera cyangwa se umwizera wa Yesu Kristo. Umukristo akunda gukoresha igikoresho cy'ubwoba, akakwatakisha ubwoba mu bitekerezo byawe. Niyo mpamvu rero umwanzi azi impamvu kugutera ubwoba, azi n'ikintu utinya, ababizi neza n'impamvu atangira guhita nyuma yo gusenga kwereka amashusho y'ibintu bisa nkaho bitari byo cyangwa se bikwereka ko ibyo bintu bitazashoboka kugira ngo ugire ubwoba unikange. Ndetse Satani agafata abanzi bawe akabagira nk'aho ari abanyembaraga, akabakwereka mu buryo bw'abanyembaraga nk'aho baruta Imana yawe neza. N'Imana ntacyo yakora. Iyi rero ni intwaro Satani akunda gukoresha, ni nayo yaje gukoresha igihe yayikoreshaga ku Bayisiraheli bagiye kuneka igihugu cy'isezerano bazajyamo. Atera ubwoba bari abantu bagaruka bose bafite ubwoba, ibyababayeho bindi bikurikira murabizi. Mu gihe Kalebu na Yosuwa bari bashiritse ubwoba, abandi bose bari bagiye kuneka bose baragiye buzura ubwoba, birangira bageze ku cyifuzo cya Satani cy'umubi. Rero nyuma yo gusenga murabyumvishe ko mukunda guterwa n'ibitero byinshi, ibyinshi uzagenda ubibona, ariko uzirinde amakosa nyamuneka. Ibi bintu byakubuza ijuru. Iyo ugize ubwoba bitangira kwerekana urwego wizera Imana, kuko wizera Imana ntagira ubwo bwoba. Ni mpamvu Timoteyo 2 igice cya 1 umurongo wa 7 aragira ati ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Uwo niwo mwuka Imana yaduhaye. Mwumvishe ko nta bwoba Imana yaduhaye murafata. Aha niho ndi butangire nkubaza ngo ubwo bwoba ufite ujye ubukura he? Rero mu gihe ugize ubwoba cyangwa se ukumva usa nkaho utewe n'ubwoba muri wowe, ukoresha uyu murongo uvuga ngo wature ngo ndatura imbaraga z'urukundo no kwirinda ku bwonko bwanjye n'imitekerereze yanjye mu izina ry'Umwami Yesu. Aturira ijambo ry'Imana, uryature mu gihe wumvishe ugize ubwoba. Ntugire ubwoba, uhagarare mu isengesho ndetse no mu ijambo ry'Imana, abadayimoni baraguhunga. Kandi mujya mubona uburyo bwo kurwanya abadayimoni buryo bwuzuye no kwifashisha ijambo ry'Imana. Yesu Kristo ari mu butayu, murabizi ibyo yagiye akoresha muri Matayo ibice byaho 4, ugasoma hariya murabizi uburyo yarwanije umwanzi. Yanatubwira ko ijambo ry'Imana ari n'ifunguro ryacu tugomba gufata rya buri munsi. Irindi kosa rya 8 rya 9 ugomba kwirinda, ikosa rya 9 kuva ku bintu cyangwa se kuva ku izima. Mu ndimi z'amahanga bazikoresha ngo ni giving up, kuva ku izima burundu. Urugamba ruzakomera cyane cyane, umwanzi azakomeza kukurwanya, akomeze kwitera mu bintu byawe, mu byo uzagerageza gukora byose azahora ashaka kukwataka. Ariko ni inshingano zawe guhora wemye, uhagaze wemye, standing tall, ugahagarara wemye mu kwizera kwawe.
rero kuva ku bintu cyangwa se kuva ku izima, ibi biba bivuze ngo n'ubundi ntabwo wizera mu mbaraga z'Imana, ntabwo uzizereramo pe. buri Imana ijya ikurwanira mu buryo utabona bikomeye cyane. Rero iyo birangiye cyane cyane igihe inabikwereka ku isi bikagaragara, ariko hari n'urugamba rwa rundi uwo utabonesha amaso ruba ruri kuba. Niba hari ikintu wasengeye mu buzima bwawe icyo ari cyo cyose, wiva ku izima cyangwa se ngo uvuge ngo narasenze navuye ku izima, no, komeza. Ubufasha buri kuva ku Mana buva hejuru buraje kuri wowe. Abagalati ibice 6:9 haratubwira ati twe gucogorera gukora neza, kuko igihe n'igisora tuzasarura nitutagwa isari. Irindi kosa rya nyuma ni naryo rya 10 ni ukwitandukanya n'abandi cyangwa se kwitandukanya n'itorero. Iyo turebye mu itorero rya mbere tubona ko Yesu Kristo igihe yabasize ababwiye ngo bagume hamwe, bose bagumanye hamwe. Itorero rya mbere bose ntabwo bigize batandukana. Rero na nyuma yo gusenga, abantu muba muri kumwe n'abantu mugendana ni abantu b'ingenzi cyane. Nyuma yo gusenga, abantu muba muri kumwe, abantu mugumana, abantu musangira ijambo ry'Imana, abo baba ari ingenzi. Rero abo mumarana igihe nyuma yo gusenga, abantu ntibashe kuba bagukomeza mu byo kwiringira Imana no gusenga, cyangwa se bakaba baguca intege mu bijyanye no kwiringira Imana. Ibaze, ndagira ngo banze mbikubwire, igihe Petero yafungwaga ari buze kubyuka akicwa, yagize abantu bagumanye nawe mu isengesho, ramusengera, itorero ramusengera rimugira ku mavi, ndetse riramusengera nawe ubwo arasenga. Ibi byaje kohereza, bituma Imana yohereza marayika aramutabara. Rero kiriya gihe iyo Petero aza kuba yaritandukanije n'itorero, ntabwo byari kuba byoroshye ko isengesho ku giti cye byari buze kuba byoroshye, ariko itorero ryaje kumusengera, Imana imukorera ibitangaza kandi iranamubohora mu nzu y'imbohe. Imana rero ishoboye kuba yaca mu wundi muntu cyangwa se mu bandi bantu ikabakoreramo. Ibyo nabyo ni ibintu uba ugomba kwitondera. Ibi ndaguha urugero cyane cyane ku nyamaswa. Iyo inyamaswa nyinshi ziri hamwe, cyangwa se urugero nk'intama cyangwa se ziri hamwe zose zituje, biragora ko inyamaswa iturutse hanze y'inkazi ibasha kuzataka iyo ziri ari umukumbi wa nyinshi, irazitinya kuzinjiramo. Niyo mpamvu nawe ubwawe rero ugomba kuba uri kumwe n'iryo torero ry'aba bantu bagukuza mu buryo bw'umwuka, uri kumwe n'abo bantu nyine baba bakujyana mu Mana. Bene iyo uri aho hantu ubu harindiwe, cyangwa se navuga ni uhagirira izindi mbaraga zidasanzwe. Abantu benshi bakunda kubisuzugura, abandi bakavuga ngo nzamenya ibyanjye, ariko burya unity, ubumwe ni kimwe mu bintu bihambaye. Kandi murabizi neza no mu Kinyarwanda baravuga ngo iyo abantu bishyize hamwe biragoye kubarwanya. Niyo mpamvu rero nawe ugomba kuba uri kumwe n'abo bantu bagushyigikira mu byo gusenga, ba bantu muhuze ibyo bintu byo gusenga, muhuze iby'Imana ndetse rya torero ry'Imana, muhuje imyizerere. Rero niba wari waravuye no mu itorero ukaba warasubiye inyuma, genda usubire mu itorero, wongere usanga abandi bantu, usubire muri bya bihe byo gusenga, usubire mu bihe byo kongera guterana muri kumwe, mutangire kongerana kugirana umubano. Warabacumuyeho usaba imbabazi, ibintu byose mwongere muri kumwe nyine, biba byiza. Ukiyunga n'abandi bantu abo mufitanye ibibazo, mukabyiyunga, ukabasaba imbabazi. Ndabizi biba bigoye, ariko uca bugufi nyine, kandi guca bugufi burya nta cyaha kibirimo. Yego uvuga ngo ufite ibyubahiro n'ibiki, ariko se iyo akenshi unambye kuri icyo kintu ubona ko wunguka iki, ahubwo ari ukwishakira kwisubiza hasi mu buryo butari bukwiriye. Kandi iyo itandukanije n'itorero cyangwa se n'abandi, ubu bikorohera kuba waba umuhigo w'umwanzi akagufata mu buryo bworoshye, kubera ko uba n'ubundi uri ku karubanda, kugufata umeze nk'agatama kari hariya, ibirura byahita bigafata ariko wenyine. Ariko iri kumwe n'izindi ntama cyangwa se nyinshi, ibirura biratinya kubera ko ziba ari nyinshi zanakirwanaho. Umushumba wazo cyangwa se umwungeri wazo akazirengera. Niyo mpamvu rero mbere yo gusenga ugomba kubanza kumenya ibyo uri gukora, ukabasha kumenya n'ibindi uri bukore nyuma. Niyo mpamvu nyamabwira mu isengesho ugomba no kuvamo wihaniyemo, ndetse ukezwa neza burundu, ndetse no gusohokamo ugakomeza ubuzima bwawe, ukirinda bino bintu. Imana ibaha umugisha ku bantu bose twabanye, kandi izera ko iri buze kubafasha, iri buze kongerera imbaraga, iri buze kongera ubumenyi. Ni ibintu niyemeje kujya bakubita video zibahereza imbaraga, zibahereza ubwenge, zibafungura, kandi yaba mu buryo bw'umubiri, yaba ari mu buryo bw'umwuka, mukabasha gukomera kandi mukaba muri mu Mana neza.